ko cyane natangiye ngende umwadeperi naho nabatirijwe ariko ni ukuvuga ngo nago ubuhanuzi turabwemera sibyo uko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mwumve ibyo bavuga nimukora ibyo bakora murebe ibyo bakora ni ukuvuga ngo impamvu ngiye ubuhanuzi bwemera ko nago mbwemera 100% uko abahanuzi abenshi barabeshya ubu haje uko insengero zabaye nyinshi niko hajemo ibintu by'ibinyoma zaduka gasanga benda ibintu abapasiteri cyangwa abahanuzi runaka abakristo runaka ibintu babigize business insengero nyine zabaye business namvu ibintu by'ubuhanuzi ntabwo nyibugenderamo nimba ubwo buhanuzi bwa Imana ishaka kumbwira nireka kubicisha mu bantu nize ngiye nsange inganirize tuganire nanjye rega mbashe kuganira nayo imbwira icyo ishaka ko kumbwira ariko abasore barakora bava bakagera barajenana pe sukubeshya utari umurokore mugenzi we shale ntago zivamo pe kuko barakujena no kuvuga ngo ni wa muntu Imana ngiye mba numva ari nko kumedita ahubwo naje kuneta si umuntu tukaganira nkajya numva Imana amerika utuntu twose bari kudukontrol kantu kukandi si byiza se umuntu wagukunze akwitaho akareba kantu kukandi kavuga ati se umukunzi wanje bimeze bite akwitaho se ujya ngo umusore w'umwadeperi azagenda kugurira ikanzu y'ibihumbi 30 umuranga ko yaba asa kose no yaba ari mwiza abantu b'ikigenzi sigaye mbona nago bakireba amasura bareba imiterere n'abamvu zasanga umukobwa agiye muri surgery kujya kwiyongeresha ikintu naho ngaho nagira ngo tugere impamvu ituma abakobwa batiyakira bamwe na bamwe njya mbona mu mujyi hari ahantu babimanitse nk'iki kiraha bakabyambika ku kibuno kubera iki kibuno wayi nyine kibuno just nicyo kibakurura muba mugira ngo mukurure abagabo none akemera ukajya wa muri surgery kujya kwishisha cyangwa udashaka gukurura abagabo kugira ngo nutambuka ajya avuga ati uburyo none nyine barimo barasinya undi agusinyara kanimero undi nuko nyine biba bimeze ni ikihe cyubahiro kiri mu gusinyarwa cyangwa mu kuba abantu benshi bakurangarira cyane cyane igitsina gabo wowe w'umukobwa uba wumva umeze ute nyine wowe namuryango amafaranga kuko amafaranga aza mu yandi kandi amafaranga arakunganira yego wowe n'amafaranga ko mba numva arakasamo uya none se reka nkubaze none se wowe ikintu cya mbere tukiza amafaranga nose ukora kugira bigende bite kugira ngo mbone amafaranga none aho kaniro k'amafaranga cyewe nuko nta bari bayabo urapfuye ariko siko mbona ari gusaza reka ngusuze kandi ngo ikaze wowe dukurikiye aho uherereye hose umugisha w'Imana ukubeho natwe umugisha w'Imana watugezeho bimwe bajya bavuga ngo tubibonera mu byo Imana ikora muririmbyi yaravuze ngo iby'Imana ikora biradutangaza cyane n'ubu twabonye akavura abantu bari muri Kigali twabonye imvura twizere ko nawe aho uri mu bice bitandukanye hari icyo Imana yakoze nawe utameze neza nakubwira ngo tukwifurije kumera neza amazina yanjye ni Jerry nkubwira ngo ukore subscribe aho uherereye hose kugira ngo ujye udukurikirana bikoroheye turagarutse n'ubundi mu biganiro byacu bitandukanye ngarukanye n'umukobwa mwiza ni amahirwe nabyo ni bimwe mu biremwa by'Imana yaremye kugira ngo bishimishe abantu kandi bihimbaze bigaragare yego imigisha y'Imana rero ikomeze kubera umukobwa mwiza ameze neza cyane turakwakiriye murakoze cyane ni abantu bakubonye nyine bafite amatsiko yo kumenya akazina kawe mu busanzwe abantu batari banzi ko benshi muranze n'irya zina Kardashian yambaye neza ariko nabonye n'akantu mu ijosi kanditse ngo CEO harimo n'akantu nyine y'ubwami Umwamikazi Kardashian yego ni byiza Kardashian tuguhaye ikaze murakoze cyane yego niyo mpamvu twagushatse kugira ngo tuvugane tuganire ku bintu bitandukanye nk'urubyiruko umwe mu bakobwa bari kwiteza imbere bahiga imirimo mu buryo butandukanye hari nk'umu influencer hari ikintu ugomba kuvuga kugira ngo kigirire abandi umumaro turagaruka cyane mu rubyiruko cyane cyane mu gushaka amafaranga muri Kigali ku mwana w'umukobwa biba bimeze bite umwana w'umukobwa nyine gushaka amafaranga muri Kigali byo bari insazi cyane bikomeye ko bamwe bavuga ngo biroroshye byoroshye gute se
kuko ngo ibintu byose iyo bigeze kuri mwebwe buri muntu wese aba yumva ngo umutuye ikibazo ngo mbese ni mwebwe, agahita kuri mama ugahita ubona ngo akamesaje ngo you have received. Ntabwo niko abantu nyine babitekereza. Just bumva ku igitsina gore aho va kikagera ntabwo ari ku bana b'urubyiruko gusa n'abantu bakuru. Igitsina gore aho kiva kikagira bumva nyine just nta kibazo bajya cyane n'amafaranga cyangwa n'ubu buzima tuba turimo, ariko nyine birashoboka ko umuntu ashobora kugira ikibazo cy'amafaranga cyangwa ngo turindire ka SMS katuneza ngo have received. You have received because reka turebe umukobwa uri mu nzu n'umusore uri mu nzu buri wese yibana ku giti cye, wakohereza message ku muntu ashaka ubufasha, message yakumvikana cyangwa yasubizwa mbere ni iyande? Just birumvikana yasubizwa mbere ndumva ryari ry'umukobwa. Kubera iki? Uzi impamvu se? Ntabwo ari kuvuga ngo wenda hari ahandi hantu habi agiye kureba amafaranga. Just nabyo birashoboka, ariko igitsina gore just iyo gitatse cyane wora cyumva. Wenda example shaka kuba wenda afite nka musaza wanjye, njyewe nshaka gutaka nkamwe ati se bro ko bimeze gutya na cyangwa best cyangwa best ariko kana kaba best nako tuzakigaho cyangwa nka besto kamubwira ati se ko mbona bimeze gutya na gutya, aho kujya avuga ati Kardashian aho anuye ikibazo nimba nyatse bende 500 reka mbimuye kugira ngo abandi nkanjye babimuhe. Just watekereza ko twata nahita bamagara nk'umusore runaka akaba amafaranga ariko akayama mu buryo bubi, ariko akavuga ati kujya ajya kuyasaba undi ngiye nayamuha. Ariko we nk'umuhungu ashaka kugira ikibazo akabamagara ati man bro sha nta kintu ndiho tuyihangane. Abakobwa bazwiho kudasama amafaranga menshi cyane, ariko abamenye barabakera kubera akubwira mgize akabazo nyoherereza tuke. Ubwo muri contact list ufitemo abantu 1,500 wabohereje nyohereza 2 500 bose bakohereje tuke. Umuhungu waravuze ati bro m'ibihumbi 10 avuga tsindwa n'Imana nta mafaranga. Impamvu musaba ntabito yego na Bibiliya bivuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Ntago biba byoroshye. Kardashian ni iki ubona gikomereye urubyiruko kugira ngo ruhanganye no kwiterambere n'iterambere kugira ngo ruhindure ubuzima, kuko muri Kigali turimo cyangwa ubuzima turimo buri wese abahatanira kugira ngo avuga ati ubuzima bwanjye uyu mwaka urashize, ukiyevariwa ukareba ibyo wagezeho, ariko hakaba n'ibindi wumva ushaka kugeraho. Ubona ari izihe mbogamizi urubyiruko rukunda kugira? Cyane cyane imbogamizi ziba mu rubyiruko akenshi ntabwo dukunda gukura amaboko mu mufuka. Kuko just ako tugendeye ku mbogamizi zigaragara zisigaye cyane niko twebwe cyane cyane nk'igitsina gore sibyo ni ukuvuga ngo nimba tugiye gushaka ako kazi just hari ibintu na bimwe dutanga kugira ubona ako kazi. Rero ugasanga umwana w'umukobwa arifashe akavuga ati se nimba ngiye kudepoza runaka yego baranyemerera, ariko arohereza n'amafoto maremare bohereza ingufi ndende hano so wajya utoreje ifoto ntabwo bibaho kugira nyine abanza kurebe. Just abagabo kigenda bafite za business nabo baraduhemukira. Hari igihe nyine abanza kuba ati umwana arateye abo dateye akavuga ati wapi. Gusa kera byabaga ariko ubu basigaye bagendera ku muntu ateye cyangwa avuga ati ngwino duhure duhana runaka tuganire ku by'akazi. Ubwo n'ugera just hari ibindi bintu ari bukwage. Wowe noneho ubwo ni ruswa y'igitsina yerekanye n'igitsina. Noneho rero abana b'abakobwa muri ibi bihe barifata cyane, ahubwo barirekura. Uzarebe imodoka nziza ni umudamu ni umukobwa, iPhone ese yawe wayishyize hehe we? Ntacyo wayicometse hariya. Nibo bazitunze, usanga ari ukubera iki? Njyewe nakoreye amafaranga kuva nkiva mu ishuri, ariko reba telefone mfite. Oya impamvu uwo mutima mwiza abantu babagirira nje batangirira uva he? Uzi impamvu se mwebwe impamvu ibintu benda navuga ngo igitsina gore twe dukunda utuntu twiza cyangwa utuntu tugezweho. Just umukobwa nakubwira ati se sheri ko shaka telefone bimeze gute nyine ko nshaka telefone, ntabwo uzagenda umugurire Samsung cyangwa Tekino wapi reka ni brand. Ego
icyambere twese tuvuga ngo nta foto nta cyabaye Yego. umukobwa ahantu ari hose agomba kwifotora umukobwa nyine twe dukunda utuntu twiza kugenda mu modoka nziza ukumva nyine rufiyeri yayo uvuga ati bose bambone aho uyiparitse bose bakubone ko ari wowe yego gusa neza ko umukobwa ninde ubigomba kubigiramo uruhare cyangwa ninde ugomba kubigiramo uruhare just birumvikana gusa neza ko umukobwa mbere na mbere 90 ariko ngo ubusanga hari ushinzwe inzara hakaba Fabrice ushinzwe umusatsi ushinzwe kwishurira inzu ushinzwe kugura gaze ibintu nk'ibyo ariko nyine just umukobwa ni ubigiramo uruhare my friend nyine uri umukobwa wifata wenda ntujye gushakisha abo bantu ku ruhande babiguhereza nta nakubwira gute nyine ibyo ubona abandi baba ukuntu baba basa cyangwa iki nawe ngo wabyikorera ariko birakuvuna yego kandi ibyo bikuvuna nibyo udashaka hari ntabwo ariko twese tuba tumeze hari ababa babishaka hari n'ababa batabishaka ariko abana b'iki gihe ntabwo ikintu kibavuna gusa ntabwo bagikeneye tugaruke ku social media abantu barashaka kubona ibintu bibabeshaho ariko bitabavunnye ariko nanone muri uko kutabavuna they want to live ubuzima bw'ibyamamare kandi ubwo buzima bw'ibyamamare hari cost hari igiciro nk'abantu muri gushaka gutera imbere muri ukurikirana uri cyangwa uri mu gisata cya entertainment mu ma movies music aha hantu ibi bintu mubicika gute cyangwa mubimanaginga gute aho ngaho urumva biba bigoranye ni ukuvuga ngo kugira utere imbere ntabwo ari ibintu uzajya gutekereza ngo bite byizana just no kubanza gufunguka mu mutwe ikindi kintu biravuna pe ushobora no kwihiringa ukamara nk'imyaka 5 wihiringa ku kintu ntukigereho sibyo ariko twebwe wenda wowe ushobora guhita umara bati ni gute se Kardashian utatera imbere wabishatse ubundi se ni gutereka mpite mbibarizaho nyine ushobora kuvuga ati ngewe mfite icyo natanga kugira ngo kirahari se koko nyine urebye kirahari yego ariko ntago gitanga ariko nyine ntago biba biri ngombwa kuko ziriya nzira uba uciyemo my friend ntago wahera ku muntu umuciye nzira n'undi nagusaba uciye n'undi nagusaba wazahagera warabaye injama ntago bibaho ahubwo wowe ugerageza kwemera gukora ukavunika ariko cya kintu washatse nga ntego wihaye ukagera ngo byo ntibivuna biravuna ndabizi cyane pe ko nyine biratuvuna hari ikintu bita imiterere muri ino minsi njya numva babyita amazina atandukanye nyashi hips biki ngo umukobwa udafite ikibuno ngo nta kintu abavuze nibyo oya n'abana bakina batavuze ariko umukobwa udafite ikibuno mu by'ukuri nta muntu ubumwitayeho kubera iki se mubitekerezaho gute ariko nta muntu utakigiriye uzwara umukobwa nawe wagira ngo yicariye gome kare ntacyo rwose arebe n'umupapa rwose w'umusimari yari kugenda cyangwa n'abantu banose baba bari hano ku mihanda igitsina gabo iyo abonye nyasha ava akajya atarizo cyati wawu mbega ikibuno we ugasanga bose nyine niwe yarangariye ariko wa wundi nyine ufite cya kibuno gitoya wagira ngo yicariye gome nta muntu ujya umurangara ko yaba asa kose niyo yaba ari mwiza abantu b'ikigenzi sigaye mbona ntabwo bakireba amasura mu maso bareba imiterere niyo mpamvu uzasanga umukobwa yagiye muri surgery kujya kwiyongeresha ikibuno naho ngaho nagira ngo tugere impamvu ituma abakobwa batiyakira bamwe na bamwe njya mbona mu mujyi hari ahantu babimanitse nk'iki kiri aha bakabyambika ku kibuno kubera iki kibuno wayi nyine ikibuno just nicyo kibakurura muba mugira ngo mukurure abagabo none akemera ukajya wa muri surgery kujya kwishisha cyangwa udashaka gukurura abagabo kugira ngo nutambuka ajya avuga ati uburyo none nyine barimo barasinya undi agusinyara akanimero undi nuko nyine biba bimeze ni ikihe cyubahiro kiri mu gusinyarwa cyangwa mu kuba abantu benshi bakurangarira cyane cyane igitsina gabo wowe w'umukobwa uba wumva umeze ute nyine wowe umukobwa iyo ubonye umuntu nyine usa nk'agushamitiye cyane agushamadikiye cyane nawe nyine birakunezeza bigakuruka se nanjye nkuko uramunda sibyo bitera ubwibonaho ako nta muntu utibona utari umukobwa ngo niwibone cyangwa niwige ntabwo byavamo hari umuntu wabivuze neza uriya mukinnyi w'amafilme Bavu Jeannette aravuze ati ngende cyane ariko wallahi turebye nanjye ndabyemera kwirya biba ari ngombwa ku mukobwa reka turebe noneho ku mukobwa kwirya ni sawa ariko nanone hari ahantu aba akeneye kuzagera kandi aho hantu aba akeneye kuzagera
hari step nyinshi azagenda ageramo, harimo urukundo, harimo kubabazwa, harimo ibiki. Niki ujya utekereza ku basore cyane cyane b'abarokore? abasore b'abarokore icyerekeranye n'iki? No kuba bagutereta, mwakundana, mukagera ku bana, nyine n'iki ujya ubatekerezaho cyangwa babona gute? Oya, abasore b'abarokore safu nyine bari mu gakiza basenga, cyane byiza ko dukunda abantu basenga, ariko ko nta muntu utifuza umuntu ukunda Imana cyangwa wemera Imana, ariko abasore b'abarokore bava bakagera barajenana pe, si ukubeshya. Utari umurokore mugenzi we shale ntabwo zivamo pe, kuko barakujena. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu Imana ngiye numva ari nko kumedita ahubwo naje kunedita si umuntu tukaganira nkajya numva Imana medita kuko twese bari kudukontrola kantu ku kandi. Si byiza se umuntu wagukunze akwitaho akareba akantu ku kandi kavuga ati se umukunzi wanjye bimeze bite? Akwitaho se ujya ngo umusore wo mwadeperi azagenda kugurira ikanzu y'ibihumbi 30, agenda kugurira amarura, agenda reka bari ku mubare wala ujya ngo se babarize za ekonomi. Abayafite ayakwima yafite cyangwa ayakwima kubera wa mubare? Oya, ayanyima kubera umubare. Cyangwa akabaye mvuga ati se nyina bimva ari ubu ntabwo yaguha nka 20 ngo ugende uje kwimeza neza. Imeza neza bikareta no kugenda kagura, nta muntu urenza agafanta kamwe byabaye ngo bukanywa tubiri. Haba yaguteye umubare, ariko nyine usarebe benda tugende hirya ku musore utari umwadeperi nyine winywera tu, uwo musore aragusohokana kushaka uko bavuga ati ntago bayitayo ngo abantu bari bumbone afite ikihoya, anyine agusohokana arimo mbwiye ati sheri ndashaka 100 ngiye kugura ukweto, ntago abigenderaho ahita yagwa byihuse, ariko undi umwadeperi arabaratiye kare ntabwo byava ndamuhereza 100 ry'inkweto denese ejo njya gusenga amatura ati umukobwa arimo arankura, nari ngomba ko ari urukundo abamva kuri kumukura. None se urukundo ubundi rwakagombye gushingira kuri ibyo? Ndemera ko bishobora kubaho, ariko kuyafite aramutse atayafite ntabwo wamukunda. Umuhungu udafite amafaranga none birabije naho nyamabwa ati mukura amaboko mu mifuka bakore bashaka amafaranga, kuko umuhungu udafite amafaranga akundwa na nyina wenyine. Ubuze ko nagukunze kandi nkaba nta mafaranga. Oya yikomereza. Mbe mvuye mu nzira. Uvuye mu nzira pe. Niki kituma ushobora kuvuga uti umuhungu na amafaranga gara amafaranga, kuko tuba tugira ngo nibyo tuvuga bibereye icyitegerereza abantu bari hanze, ntiyumve ko ari ukuyakunda birenze urugero, ariko avuga ati iki kintu Kardashian avuze nicyo. Impamvu mba mbivuze impamvu ngo kuko kera kubwa ababyeyi bacu habagaho urukundo nyakuri, sinzi nimba ujye ubibona. Ubu ngubu nta rukundo nyine, ntabwo ruvuga ngo ntirubaho, ariko kuri pourcentage nka 85% urukundo ruriho n'urupapirano, sibyo? Uko n'abantu ari abantu bajya kubana bo nta rukundo bagiranye, sibyo? Ariko ariko ngo nkurikiyeho umuntu kimwe ako Kardashian nta musore wari wabona ubone nyine agatima gusinzira biranze, uraye udasinzira uvuga uti wa musore nabonye byigeze bikubaho? Reka nguzi kuri ntago nakubesha pe, umusore udafite amafaranga ntago ajya nkurura. Ubibwirwa n'iki se ko yafite? Bana umuntu ufite ifaranga arigaragaza gute se? Ayiga we ara spending reka nkubwira unyakarimera nkaziguha imibare 10 iroshe kuyiguhereza, ubundi ngatangira unyihamagara rimwe ubukoze ishami urampamagara umunsi nkakure kundi wamamagara nkakwa bimeze bite se ko mwe nakano kabazo wanye muri ikibazo wala utagikemuye mpita numva kuri brakariste neza ko byahinduye imirishyo, kuko ruvuga ngo impamvu ngo abasore bafite amafaranga, ruvuga ngo umusore ufite amafaranga ikintu cyose wifuza sibyo urakibona. Yego, ariko kuko twebwe tatuvuga ati nimba umusore afite amafaranga niciye no gukoresha ubukwe mani tuza kuko twe dukunda ubukwe bwiza nyine busa neza abantu bahururira igitangaza, ariko abantu bafite amafaranga zatanyuma utangira ushakishe duterateranye tugira ibiki usanga mutwa twivuna usanga ibiro byacu turi hara twicaye imbere ko abantu babo nyine ubona abantu hari nk'akantu kafuye mu bukwe n'icyo umutima uri kuvamo, ariko ifite ifaranga birijyana uniyicari urayobora bikijyana. Apati yo kuba afite amafaranga, umusore afite amafaranga aje kugutereta, ni henenge yindi ushobora kumwangira. Afite amafaranga ye twayashyize ku ruhande arahari. Apart from money ni iki kintu? Ikindi kintu ushaka kunenga ngewe umuhungu ntago ngende ku giti cyane. Abahungu nyine ikintu ushaka no gupfa n'umuhungu ni bano bahungu baba ari abahehe, muri make nyine bano basambana n'umuntu wese babonye. Kandi umuntu yaguhaye amafaranga kuki ujya kumukontorora kandi yaguhaye amafaranga?
nimba yamaye amafaranga yamaye mu buryo tunge nawe turi gukunda sibyo iyo niyo party nagendeye burya nawe urafuha ko isi utafuha yego bamunwaye se nubwo ya mafaranga yamaga cyangwa byo yamaga cyabigura oya twavuze amafaranga arayaguha nta kibazo ariko nibyo bindi nabijyamo nta kibazo rero twanga ko yenda yaduca inyuma nuvuga ngo iyo amafaranga atayajyana cyangwa ibyo binatabijyana reka ntabwo byavamo ku mwana wanjye ahubwo ku ikofi yawe navunde na kofi iri kumwe n'umwana ariko we oya ubwo ni ATM machine ubwo ni igikoresho cy'amafaranga oya nawe rwose naga bikoresha amafaranga ko nyine ari gihe natwe tugira igihe sibyo wa muntu yo wenda dushaka gutangira tutamukunda ariko dukunda bya bindi ariko bikarangira wa muntu natwe tumukunze ushobora kubona umuntu bwa mbere ugahita umukunda kuri wowe cyangwa ntibibaho njye ntabwo nabona umuntu bwa mbere ngo mpite mukunda nyine nshaka kumukunda bino bisanzwe ariko urukundo rukomeye ntabwo byahita biza ku bwanjye oya umuhungu mwiza kuri wowe n'umeze ate amafaranga twayakuyemo twabyumvise ako kantu kagomba kuba karimo ako kajyana kure nuvuga ngo umuhungu mwiza kuri njye sibyo umuhungu mba numva nakifuza muri make ni umuhungu usa nk'aho ari muremure mana abahungu barebare barayoboye umuhungu usa nk'aho ari muremure hehe oya no umuhungu muremure nyine muremure abantu bazi ubwenge ni bakuru oya umuhungu muremure yego just umuhungu w'igikara utari igikara cyane jati wapi mana no kumuvuga nina nzobe nyine umuhungu w'igikara sibyo none utari igikara cyane je ntabwo byavamo reka akamafaranga twasigaye ku cyapa umuhungu muremure umuhungu w'igikara just n'umuhungu nyine utabyibushye cyane udafite nyakubahwa yego aho biba biri kuvamo aho biba byarangiye uba wanyishe mu mutwe ngiye kubaza TikTok urajya usubiza kimwe umweru umukara umweru inzobe igikara unanutse ubyibushye muremure mugufi amafaranga umukene umusambanyi umunywi w'inzoga Rayon Sport ADPR Anglikani Kadashi natsinzwe oya jewe sinjye ujaginga bumva nibe ambaye niba baneza oya buri wese aba afite amahitamo ye ariko icyambere nuko buriya Imana ni abantu bose kandi buri wese inzira zose nubwo zitandukanye ariko zigerayo bitewe n'uburyo wagezeyo n'umuhanda waciye waca mu wa kaburimbo itsoke niho wabashije kugera niki kiroto ujya wumva ufite mu buzima bwawe ukavuga uti ninkora iyi achievement mu buzima bwanjye navuga nti nzaba ndohotse ku mutima indoto ya mbere ngiye mba numva mfite mbere ni kubaka inzu muri Kigali binturutseho n'amaboko yanjye amaboko kandi amaboko yanjye n'imbaraga zawe cyangwa na boyfriend wawe oya boyfriend wanjye ntabwo anyubakira inzu muri Kigali kuko ngiye kubivuga ntabwo umwe yayubaka mani reka harimo abantu bafite amafaranga wowe witonze nyine barahari ndabizi ariko ubwo nanjye ibyo naba naratakaje nibyo byinshi nayehe mafaranga kuva ku mugabo wigeze wanga bitewe n'impamvu tudashaka kuvuga ukavuga uti narayanze ntabwo njye nta amafaranga yigeze nawe ni wallahi n'igihumbi nagifata yego abantu batanga amafaranga twibonera imibereho abantu badaha amafaranga urubyiruko twiteze imbere twiteze imbere dufite ibitekerezo byinshi dufite nk'ubu aho twicaye urabona aba bantu bakora ni kuri Hagen's Design Fashion Design kagugu muri ararume ni umujene urabona ari kwiteza imbere ni design y'imyenda myiza harimo na studio Kwakira Magic Binovio yego urumva ko urubyiruko ruba rufite indoto nyinshi zo kugeraho amafaranga ntabwo ujya yanga nta muryango amafaranga kuko amafaranga aza mu yandi kandi amafaranga arakunganira yego akose wowe n'amafaranga
amafaranga ko mba numva arakasa uya none se reka nkubaze none se wowe ikintu cya mbere utekereza si amafaranga none se ukora kugira bigende bite kugira ngo mbone amafaranga none aho kaniro k'amafaranga cyewe nuko nta wari wayabwa warapfuye ariko siko mbona ari gusaza amafaranga ariko uzayabona byari I don't know amafaranga bazayama byarira Kardashian nicyo kintu cya mbere wifuza kubaka inzu mu mujyi wa Kigali nko mu gihe kingana iki igihe icyo ari cyo cyose ntabwo mbizi gusa nyine ntabwo nakigiye kinini ko bitewe no kuntu nanjye nkora ko mba nashize n'imbaraga zanjye zose zishoboka ndakeka bimbereye byiza nka nyuma y'imyaka nka nyuma y'imyaka 5 namaze kuzuza inzu muri Kigali pe 5 years utitaye kuko imeze cyangwa iyo ari yose nta kibazo oya nagavuga ngo iyo ari yo yose kuko ndakeka nta mazu agiciriritse za nyakasi wabona inaha amazu y'amabati angahe hoya nshaka kubaka inzu ifatika handi byanarimba akaba harimo apartment ya barato siwumva ibintu ni byiza cyane umuntu ashobora kuvuga ati umwana w'umukobwa afite ibitekerezo byiza ariko nyine nk'uwamusapotinga akora iki kugira ngo umuntu amusapotinge kugira ngo ashyigikire yaba impano ye yaba mu byo akora banamuhagaze yakora iki kugira amusapotinge nyine akavuga ati ni uwuhe murimo akora ngo tumusapotinge yego ngewe ko muri mirimo myinshi igiye itandukanye gusa nyine umurimo wa mbere ngewe nkora umana amafaranga anunga mu buzima bwa buri munsi ni umubarisite ubwo ni ikintu cyerekeranye n'amakofi uri mubi cyane aho hose ahubwo ni karibu ikindi kintu cya kabiri ndimo ninjira mu bintu by'amasinema gukina ibintu by'amafilme just nkaba ndi n'umudizayini muri fashion and dance ubwo ni imideri ndetse no kubyina ko atari ni sawa abantu bagutera inkunga kuyanzu kugira ngo izaboneke mbabareye mumfashe abantu bakunda kunywa agakawa kengetse neza ni sawa ahubwo uzashinge coffee shop tujye tuza kunywa nibimara gucamo ubu ndacyakorera abantu hano Kacyiru kuri Tera niho mbabwiye ati ni karibu ariko nyine nibimara gucamo nzagashinga ako hari umuntu ushobora kuba ari hano avuga ati Kardashian namutamira amashini ikora coffee nakuri namushimira Imana namuha umugisha yego barahari abantu basapotinga ibitekerezo buriya ikibi ni ugupfa kuba wagenda gutyo gusa ukaba uvuga uti n'amafaranga runaka nta kintu wakoze ntacyo uzanayakoresha akavuza uti mfite igikorwa runaka nkora ibi ngibi ariko nkeneye sapoti runaka ni ukuvuga ngo bitewe n'ibintu nkoramo ni byinshi ko twese tugomba gukora cyane cyane nkanjye umwana w'umukobwa kugira niteze imbere ni ukuvuga ngo ibintu nkora ni byinshi ariko ikintu mba numva muri njye cyananzamura ni ukuvuga ngo nk'umuntu ashaka wenda sapoti runaka nasaba umuntu cyangwa umuntu ashaka nko kumfasha bitewe n'ukuntu yambonye cyangwa n'ukuntu nyine mva ibitekerezo byanjye ikintu cya mbere ni uko nshaka gushinga coffee shop wow ni byiza ugashyiramo wifi yihuta ubundi tukazajya tuza twicara tweditinga twaprodinga tunanywa coffee ndabeshya ibyo bintu byaba ari byiza nyamara bajya mu kabari bakayanywera agashira musapotinge impano ntoya abantu bazamuke kuri ibi bitekerezo by'urubyiruko amaraso mashyashya nayo akeneye amafaranga kugira ngo ubuzima abuhinduke Kardashian ku buzima bw'urukundo uhagaze ku buzima bw'urukundo kuri njyewe ko buhagaze neza da yego cyane single research you are searching wijya kuri wow ufite iyerekwa aritambutse naritambutse pe kondisiyo ze nimwazumvise mwazumvise ariko baranahariye niwe barahari ufite iyerekwa aritambutse ni byiza cyane waguha ibyifuzo bibiri uramutse uhuye n'umukuru w'igihugu nibihe ibyifuzo bamugezaho
ibyifuzo bibiri nagiza kuri nyakubahwa. Uramutse ugiriwe amahirwe yo kumubona tugahura nkabasha kuganira nawe. Icyifuzo cya mbere namusaba ni uko yashaka uburyo nyine yateza abana b'abanyarwanda imbere. Ariko twateye imbere pe. Oya, ni ukuvuga ngo hanze hari urubyiruko rubabaye, sibyo? Ni ukuvuga ngo ikintu nyine impamvu nari mbivuze ni nyine bakatwongerera imishinga, sibyo? Na wa mwana uri ku muhanda akabasha kugira ute kujya muri uwo muco. Ko hari abana bari ku muhanda bashira mu ishuri bakumva bo ntabwo bashaka ishuri, ko ishuri gufata mu mutwe nyine bakumva ni ibintu bibagoye, ariko akabasha kugira ute kujya muri wa mushinga runaka, sibyo? Ariko imishinga irahari, imishinga ariko kwigiramo nicyo kibazo. Ubwo rero ntabwo ari nubwo bamwe mu bayobozi nyine yagira ubuvugizi, twe yatubera umuvugizi ko ari umupapa, ni papa wacu n'umubyeyi wacu, yatubera umuvugizi kugira ngo bano bana bari ku mihanda, bano bana tuba tuvuka mu miryango ikenye iri hasi, kugira nyine babashe kutuzama tujye mu mishinga runaka. Kuko rega nitwe rubyiruko rw'ejo hacu hazaza, nitwe mbaraga z'igihugu. Ikindi cya kabiri namusaba, namusaba ko sinzi niba nyine byanakunda, namusaba ko bakongera kwifungura insengero. Ariko zirafunguye, harimo izifunze n'izitujuje ibisabwa. Nyine sinzi impamvu nabo abantu batabyuzuza, ariko nyine numva abantu benshi twajyaga tujya gusenga, ubona abantu ari benshi basenga. Wasengeraga ahagana he? Muri restoration, ariko irafunguye. Ubwo ni rumwe ariko ntabwo nduzi, ariko izo ngerwa nasengagamo bararufunze. Rugomba kuzuza ibisabwa kugira ngo ruzagaruke rufite ibisabwa. Ufata gute ubuhanuzi n'abahanuzi? Hari uwigeze aguhanurira? Ngewe barampanuriye kera, ko cyane natangiye ngenda umwadeperi naho nabatirijwe. Ariko ni ukuvuga ngo ntago ubuhanuzi turabwemera, sibyo? Uko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo mwumve ibyo bavuga nimukora ibyo bakora. Murebe ibyo bakora. Ni ukuvuga ngo impamvu ngewe ubuhanuzi bwemera ko ntago mbwemera 100%, kuko abahanuzi abenshi barabeshya. Uko insengero zabaye nyinshi niko hajemo ibintu by'ibinyoma bizaduka, ugasanga benda ibintu abapasiteri cyangwa abahanuzi runaka, abakristo runaka, ibintu babigize business. Insengero nyine zabaye business. Mpamvu ibintu by'ubuhanuzi ntabwo nyibugenderamo. Nimba ubwo buhanuzi bubaye Imana ishaka kumbwira, nireka kubicisha mu bantu, nize ngiye nsange inganirize tuganire, nanjye rega mbashe kuganira nayo, imbwira icyo ishaka ko kumbwira. Uko yabicisha mu bandi nanjye aba ari kuza imbwire tuganire, tajye kwicisha umwana w'umuntu. Hari umuntu wigeze aguhanurira se? Abakobwa ngo bajya bavugwaho ko mu bintu bibahangayikisha cyane no gusengera umugabo. Wigeze usengera umugabo? Oya, sintagera igihe cyo kwiheba ngo ngiye gusengera umugabo. Oya, ndacyafite byinshi byo gukora nkuko nabikubwiye. Inama watanga ku mwana w'umukobwa wifuza gusengera umugabo cyangwa wifuza kubaka urugo? Inama natanga ku mwana w'umukobwa, ariko nyine kugira gusengera umugabo, abantu bafite imyaka bujuje iyo myaka guhera nko ubundi umukobwa yagize imyaka 25, sibyo? Namujamara amubwira ibintu byo mu rugo. Uzareba abakobwa b'iki gihe ntago dugikunda wa muhungu, tuzagara ko basesheri urumva wakubaka agera akaguhereza nk'imyaka 3, usaba bukivugana nawe, ushaka ko wandi ukupita bangura vuba abivana mu nzira neza. Ni ukuvuga ngo rero wenda umukobwa ufite imyaka 25 yumva nyine ari umuntu wakuze, akumva ashaka kuva kugejeje imyaka 30, my friend washaje. Umva navuga ati ntuzambaza izina, wabyuka ukajya muri siporo, wakora iki kuri abo mva ati nta muntu uzambaza izina. Abana bato bari kuvuga cyane, dore ko n'abana y'imyaka nabo babemereye 10 ni ibindi bahise badushira hariya neza. Ariko ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa uri gusengera umugabo, ni ukuvuga ngo ashaka gusenga avuga ati Mana yanjye igihe iki n'iki nikigera uzaba umugabo, wenda bitewe n'ibyifuzo byiwe. Buri wese afite ibyifuzo bigiye bitandukanye, ariko ngewe inama nabagira, mubanze mukore, kuko n'abagabo hanze aha aho bari gushaka umuntu uzi gukora. Ikindi nimba mva kuko iyo myaka wayigejeje ukumva uri gushaka umugabo, saba ngo Mana ufashe umugabo urugo rwanjye ruzabe rwiza.
kuvuga ngo uzaba umugabo usenga ngo ukunda Imana, rega nta muntu udakunda Imana. Ashaka kuba nasenga aba no muri iyo korali niki, ariko ugasanga urugo rwanyu ruhora ari rubi, satani yaragwatatse. Ahubwo wowe usenga uvuga ati Mana yanjye uzamura urugo rwiza. Dusoza mbwira abadamu batatu muri iki gihugu ufatiraho icyitegererezo n'abagabo babiri ufatiraho icyitegererezo uvuga uti ewa n'aba bapapa salute kabisa. Ni ukuvuga ngo mereye ndahera ku bapapa. Umuntu wa mbere mfatiraho igihugu ni nyakubahwa Kagame, niwe muntu wa mbere. Undi muntu wa kabiri ni papa umbyara. Ngiye kuba mama, umama wa mbere birumvikana Justin ni madamu Jeannette Kagame. Undi wa kabiri Bahavu Jeannette, sinzi niba muzi Bahavu, abantu baramuzi cyane. Undi muntu wa gatatu ndiye mfatiraho urugero mba numva nanishimiye Pastor Mignone, Apotre ya Mignone. Yego, ni byiza cyane. Ni iki gitangaje kuri abo ngabo bose utubwiye? Tujye kuri Apotre, ni iki atandukaniyeho n'abandi? Apotre ikintu cya mbere ni umugore ushoboye, muri njye mba mbona ari intare. Ni umugore ushoboye, umugore uzi gukora, umugore uguhumuriza umutima wawe, ukumva nyine ukumva araguhumurije, ukumva nimba nyine ari mfitemo ikintu nkaho mfitemo umwijima muri njyewe, we ari kwigisha atuma mbasha kubona urumuri imbere yanjye. Cyane nabonaga ko bidashoboka, nkabona ni ikintu kuri njye kitashoboka cyacisha mu zindi nzira, mpita mbona ko bishoboka mu buryo bworoshye. Yego. Urakoze cyane Kardashian ku mwanya wawe waduhaye ndetse n'ibitekerezo byiza watugejejeho nk'urubyiruko. Wa muntu wifuza kuguteza imbere cyangwa no kuguha amafaranga ngo ugure ya mashini no gushinga coffee shop akubone kuyiha nimero yanjye 078 078 02 38 38 4. Amazina ni Uwase Ange. Coffee shop tuzaza twicare tunywa kawa. Murakoze cyane Kardashian. Asante.